Ubusobanuro bw'izina Neema. Neema ni izina rikunze guhabwa abana b'abakobwa. Neema ni izina rikunze gukoreshwa cyane mu mico igiye itandukanye, ariko kandi rifite inkomoko mu Cyarabu, ari nayo mpamvu rikunze no gukoreshwa cyane n'abakristo. Neema rero bisobanuye umugisha cyangwa se ubuntu. Rino zina kandi Neema nubwo rihabwa abakobwa, rijya rihabwa n'abahungu mu gihe runaka. Imwe mu mico n'imigirire ikunze kuranga umuntu witwa Neema. Neema ni wa muntu uca bugufi agatanga icyubahiro kabone n'ubwo we utamwubaha. Neema kandi akunze kuba ari umuntu ufite umutima wishimye, udakenera yuko hari ikindi kintu wamushimishamo. Neema kandi ni umuntu uzi kumutiva cyangwa se gutera ibakwa abandi. Neema uzamwizere kubera yuko ni umuntu udakunda guhindagurika. Neema ni umuntu ugendera ku ntego. Neema ni wa muntu ugira umutima mwiza. Neema ni umuntu uzi kwihangana, kandi Neema ni umuntu uzi gukemura amakimbirane cyangwa se ibibazo. Neema ni umuntu uzi gutekereza cyane. Neema ni umuntu uhora utekereza yuko ejo bizagenda neza kabone n'ubwo uyu munsi byaba bimeze nabi. Neema ni umuntu utanga. Neema ni umuntu uzi kwigaragaza cyane, kandi Neema ni umuntu ugira ubuntu. Bamwe mu bantu bamenyekanye kuri rino zina Neema harimo Neema Andahadina. Uyu yari yaravutse mu mwaka w'1939, aza kwitaba Imana mu mwaka wa 2018. Yamenyekanye cyane mu bwanditsi. Hari kandi Uyi Neema. Uyu ni Umuyapani yamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane mu gisata cy'imyidagaduro. Hari kandi Neema Rahimani. Uyu yavutse mu mwaka w'1979. Uyu ni Umunyamerika wamenyekanye cyane mu bwanditsi ndetse no mu by'amategeko. Rero niba witwa Neema, uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Neema, reka nkwifurize kugubwa neza. Naho jye nitwa Aimable Niyongira, unyemerere duhure ubutaha.